Dutangiriye mu mujyi wari wuzuye ibyishimo ubwo umunsi mushya wari ugeze umwaka w'amashuri utangiye. Abana bavuye mu biruhuko bahuriraga mu muhanda bambaye imyambaro mishya y'ishuri, bafite amakaye mashya n'ibikoresho bishya byo kwigiramo. Byari ibyishimo byuzuye umutima wa buri mubyeyi n'umwana. Mbere y'uko abanyeshuri binjira mu byumba by'amashuri, umuyobozi w'ishuri n'abarimu bose bahurije hamwe kugira ngo bakangurire abana gufata neza ayo mahirwe aruta ayandi babonye. Umuyobozi w'ishuri yababwiye amagambo meza agira ati: "Bana bacu, uru ni urugendo rushya, urugendo rwo kunguka ubumenyi. Abiga neza nibo bazagira ejo hazaza heza. Mujye mwibuka ko kwiga ari ishingiro ry'ubuzima ndetse n'imibereho myiza by'ahazaza." Abana bageze mu byumba by'amashuri, buri wese yumvisha umutima we wuzuye ibinezaneza. Mwarimu wabo Niyonsenga yabaganirije abibutsa ko buri mwana agomba kugira intego. Abibabwira mu magambo agira ati: "Bana bacu, ntimuzigere mwiga kugira ngo murangize isomo gusa. Ahubwo mwige kuko muzi aho mushaka kugera. Abashaka kuba abaganga, abashakashatsi cyangwa abashoramari, bose ni hano batangirira. Intego n'ubushake nibyo bizabageza ku ntsinzi." Abana bamaze kumva inama za mwarimu Niyonsenga, biyemeje kwiga batikoresheje. Urumuri rw'ikizere rwatse mu maso habo. Uwitwa Rina abwira mugenzi we agira ati: "Uyu mwaka nziga cyane, maze nzabona amanota meza, kuko ndashaka kuzaba umuganga." Mugenzi we Arika amusubiza agira ati: "Nanjye nzashyiramo umwete, inzozi zacu zose zirashoboka, dukore neza ibyo dusabwa byose." Iminsi yakurikiyeho, abana batangiye kwiga gusoma no kwandika, bakajya babaza ibibazo, bakanasubiza mwarimu ibyo ababajije. Mu masaha yo gusubiramo, bamwe bicaraga hamwe bakiga, ababyumvise neza bakigisha bagenzi babo ibyo bumvise, maze umwete wabo ugashimisha abarezi n'ababyeyi. Buri munyeshuri yagize inshingano yo gushyiraho gahunda yo kwiga gusoma buri munsi no gukora imyitozo bahawe. Bashakaga kumenya ibitabo bitandukanye byo kubafasha kwitoza kumenya gusoma neza, maze umwete wabo ukabatera kwandika indoto zabo mu makaye ngo bajye bahora babyibuka iteka. Nyuma y'amezi make, byaragaragaraga ko abanyeshuri bigiye imbere mu myigire yabo. Bari bafite ikinyabupfura, bafatanya mu matsinda yabo bigiramo, kandi buri wese afite intego yo gutsinda. Mwarimu Niyonsenga yababwiraga amagambo meza ahora abibutsa kuzirikana indoto zabo agira ati: "Bana banjye, mumenye ko ejo hazaza heza ari mwe tubonamo abakomeye bose. Umwana wigana umwete, akiga bikunze kandi afite intego, nta kintu na kimwe cyamunanira. Mukomeze mwige mufite intego, nta kabuza muzatsinda." Buri munyeshuri wese wari aho yazamuriwe icyizere, maze biyemeza kuba abanyabwenge, bakiyubakira igihugu ndetse n'isi yose muri rusange.